Mu myaka 2 ishize nagize ikibazo cy'umunaniro uhoraho, kubabara umutwe, kudasinzira neza, guhorana umushiha ndetse no kurakazwa n'utuntu duto cyane. Byanteye kwivuriza ahantu henshi hatandukanye ariko babura indwara. Naje kwakira igitabo cy'impano inshuti yanjye yampaye kivuga ku mirire ndetse n'ikindi cyitwa akarima k'ubuzima. Ni ibitabo byambereye umugisha, ari nayo mpamvu nanjye nshaka kubasangiza rimwe mu ibanga nakuye muri ibyo bitabo bibiri byombi. Muri iki gihe abantu benshi bahugiye cyane mu gushaka imibereho myiza no guteza imbere ubuzima bwabo bwo hanze kurusha uko bita ku buzima bw'imbere. Buri munsi abantu babyuka kare bajya mu kazi, abandi bakajya gukora siporo kugira ngo bagire umubiri usa neza, abandi bagaharanira kugira amafaranga menshi ndetse n'iterambere ry'imiryango yabo. Ni ibintu byiza kandi bifite akamaro, ariko ikibazo ni uko hari benshi bagirwa ko ishingiro ry'ubuzima bwiza ritangira ku byo umuntu arya. Hari abantu bashora amafaranga menshi mu myambaro, imodoka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bituma bagaragara neza imbere y'abandi, ariko ntibite ku biribwa byubaka umubiri ndetse bakibagirwa no kwirinda indwara. Mu by'ukuri umubiri w'umuntu umeze nk'imashini ikeneye ibiribwa byiza kugira ngo ukore neza. Iyo umuntu arya nabi cyangwa akarya ibiryo bidafite intungamubiri zihagije, umubiri utangira kugira ibibazo bitandukanye. Hari abantu bahorana umunaniro, kubabara umutwe, kutabasha gusinzira neza, guhorana umushiha cyangwa se kurakazwa n'utuntu duto. Hari n'abibagirwa bagatangira kugira imyitwarire itari myiza, bakarakara cyane cyangwa se bakagira stress nyinshi, nyamara ikibazo nyamukuru gituruka ku mirire mibi. Iyo ubwonko butabonye intungamubiri bukeneye, uburyo umuntu atekereza n'imyitwarire nabyo birahinduka. Ikibabaje kuruta ibindi ni uko abantu benshi birukira imiti ya kizungu bashaka gukemura ibibazo by'ubuzima bafite. Nyamara hari ibiribwa karemano Imana yaduhaye bifite ubushobozi bwo gufasha umubiri kwirinda no kurwanya indwara zitandukanye. Ntabwo nshatse kubabuza kwivuza, ahubwo ndi kwibutsa yuko kurya ndetse no kwirinda kare bigufasha kukurinda indwara ndetse n'izindi ndwara zishobora kwirindwa mbere yo kujya kwa muganga. Muri ibyo biribwa harimo tungurusumu, ikirungo abantu benshi bafata nk'ikintu gisanzwe cyo mu gikoni gusa, nyamara gifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Kuva kera tungurusumu yakoreshejwe nk'umuti karemano mu bihugu byinshi ku isi kubera ubushobozi bwayo bwo gufasha umubiri kurwanya indwara no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Uyu munsi rero tugiye kuganira byimbitse kuri tungurusumu, turebe akamaro kayo, indwara ishobora gufasha kuvura cyangwa se kugabanya, uburyo butandukanye yakoreshwamo, imyizerere cyangwa se myth abantu bayivugaho ndetse n'ukuri kwabyo, ingaruka zo kuyikoresha nabi ndetse n'impamvu abantu bakwiye kuyikoresha neza mu buzima bwa buri munsi. Tungurusumu ni kimwe mu bimera bikoreshwa cyane mu guteka no mu buvuzi gakondo. Ifite impumuro ikomeye ndetse n'uburyohe bwihariye buyifasha gukoreshwa mu mafunguro atandukanye. Mu rwego rw'ubuzima, tungurusumu irimo intungamubiri nyinshi zirimo vitamine C, vitamine B6, calcium, potassium ndetse n'ikinyabutabire cyitwa arsine gifite ubushobozi bwo kurwanya bagiteri, virusi ndetse n'udusimba dutera indwara. Abantu benshi bamenye tungurusumu nk'ikirungo gusa, ariko ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko ifite uruhare rukomeye mu kubungabunga ubuzima bw'umuntu. Ni nayo mpamvu mu bihugu byinshi isi ikomeje gushishikariza abantu gukoresha ibiribwa karemano nka tungurusumu kugira ngo babashe gufasha umubiri wabo gukora neza. Hari abantu benshi bemera ko tungurusumu ari umuti w'indwara zose ku buryo umuntu ashobora kureka imiti yahawe na muganga akizera ko tungurusumu gusa yamufasha. Ibi ntabwo ari ukuri. Nubwo tungurusumu ifasha umubiri kandi ishobora kugabanya ibimenyetso by'indwara zimwe, ntabwo isimbura ubuvuzi bwa muganga. Hari indwara zikenera imiti yihariye ndetse no gukurikiranwa na muganga. Abantu bamwe batekereza ko kubera ko tungurusumu ari ikintu karemano, umuntu ashobora kuyirya uko ashaka nta kibazo. Ukuri ni uko iyo irinzwe ndetse igafatwa neza mu rugero, ni nziza cyane ku mubiri, ariko kuyirya cyane bishobora gutera ibibazo nko kubabara igifu, impumuro mbi mu kanwa, gucika intege ndetse rimwe na rimwe no kugira ibibazo cyo kuva amaraso cyane cyane ku bakobwa bari mu mihango, cyangwa se undi muntu wagize igikomere gishobora kuba kiri no kuva cyane. Hari abantu benshi bayikoresha bashaka kugabanya ibiro vuba cyane.
Tungurusumu ishobora gufasha umubiri gukora neza no kongera metabolisme cyangwa se imikorere y'umubiri, ariko ntabwo umuntu yayikoresha yonyine ngo ahite ananuka. Kugabanya ibiro bisaba indyo yuzuye, siporo ndetse n'imibereho myiza muri rusange. Nubwo ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ntabwo bivuze ko umuntu utarya tungurusumu atarwara cyangwa se uyirya adashobora kurwara, ahubwo ifasha umubiri kugira imbaraga zo guhangana n'indwara zimwe na zimwe zitandukanye. Tungurusumu ifite akamaro kanini cyane ku buzima bw'umuntu. Ifasha umubiri mu buryo bwinshi butandukanye kandi ikaba imwe mu biribwa karemano bikungahaye ku ntungamubiri. Ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri mu buryo umubiri ubasha kurwanya indwara zitandukanye. Abantu bakunda kurwaragurika ibicurane cyangwa inkorora bashobora gufata tungurusumu ndetse no kuyikoresha kuko birabafasha cyane. Ifasha umutima gukora neza kuko igabanya cholesterol mbi ndetse ikanagabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Iyo amaraso atembera neza mu mubiri, ibyago byo kurwanya umutima biragabanuka. Ikindi, ifasha kandi igogorwa ry'ibiryo. Hari abantu bagira ikibazo cyo kuribwa mu nda cyangwa se kugira igifu gikora nabi, ariko tungurusumu ishobora gufasha igifu gukora neza igihe cyose ifashwe ku kigero cya nyacyo, ntifatwe ari nyinshi. Impamvu nyamukuru ituma tungurusumu igira akamaro kanini ku buzima ni uko iba irimo intungamubiri n'ibinyabutabire byihariye bifasha umubiri gukora neza no kurwanya indwara. Ikintu cya mbere gikomeye kiba muri tungurusumu ni ikinyabutabire cyitwa lisine. Iki ni cyo giha tungurusumu impumuro yayo ikomeye ndetse kikaba ari nacyo gifite ubushobozi bwo kurwanya bagiteri, virusi ndetse n'udusimba dutera indwara. Lisine ikorwa cyane cyane iyo tungurusumu uyikase cyangwa se uyiseye, nibwo ya substance itangira gukora cyane. Tungurusumu kandi irimo antioxidant, arizo zifasha umubiri kurwanya utunyangingo twangiza umubiri twitwa free radicals. Utwo tunyangingo dushobora gutera gusaza vuba, indwara z'umutima ndetse n'izindi ndwara zikomeye. Antioxidant zifasha umubiri kwisukura no kurinda ingingo zitandukanye kugira ngo zitangirika. Hari kandi vitamine nyinshi ziboneka muri tungurusumu zirimo vitamine C ndetse na vitamine B6. Vitamine C ifasha ubudahangarwa bw'umubiri kugira imbaraga no gufasha umubiri kurwanya indwara nk'ibicurane. Vitamine B6 yo ifasha ubwonko gukora neza ndetse ikagira uruhare mu gutunganya ndetse no guhereza imbaraga umubiri. Tungurusumu irimo kandi imyunyungugu nka calcium, potassium, magnesium na selenium. Potassium ifasha umutima gukora neza ndetse ikanafasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Selenium yo ifasha ubudahangarwa bw'umubiri kandi ikagira uruhare mu kurinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika. Ikindi gituma tungurusumu ifite akamaro ni uko ifasha kugabanya inflammation cyangwa se kubyimbirwa mu mubiri. Hari indwara nyinshi ziterwa n'uko umubiri uba ufite inflammation nyinshi, zirimo indwara z'umutima, diabete ndetse n'izindi ndwara zimwe na zimwe z'igihe kirekire. Tungurusumu ifasha kugabanya ibyo bibazo. Abashakashatsi kandi bagaragaje ko tungurusumu ifasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Ibi bituma umutima ukora neza kandi bikagabanya ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se cholesterol mbi nyinshi. Muri make, ntabwo tungurusumu ifite akamaro kubera impumuro yayo cyangwa se uburyo ikoreshwa mu guteka gusa, ahubwo ni ukubera ibinyabutabire n'intungamubiri byinshi biba biri muri tungurusumu bikorana kugira ngo bifashe umubiri kurwanya indwara ndetse no gukora neza. Hari uburyo bwinshi abantu bashobora gukoresha tungurusumu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari abayirya ari mbisi cyane cyane mu gitondo. Ibi bikorwa n'abemera ko kuyirya itatetswe bituma intungamubiri zayo zikora neza. Hari abayikoresha mu guteka nk'ikirungo mu biryo bitandukanye birimo inyama, isupu, ibishyimbo ndetse n'imboga. Hari abayivanga n'ubuki cyangwa indimu bagamije gushaka ubudahangarwa bw'umubiri. Reka turebere hamwe uburyo ushobora kwivura inkorora ndetse n'amagripe igihe ufite tungurusumu. Hari ababikora muri ubu buryo bwa mbere. Bafata tungurusumu ukazisya neza cyangwa se ukazikanda bihagije ku buryo ziba zoroshye cyane, hanyuma ukazivanga n'ubuki ukabireka byibuze bikamara nk'iminota 5 kugira ngo ya substance ya tungurusumu ikore neza. Nyuma umuntu akagenda afata akayiko k'iyo mvange byibuze 2 ku munsi. Ubuki bufasha koroshya umuhogo no kugabanya inkorora, naho tungurusumu igafasha umubiri kurwanya kwa dukoko dutera ibicurane ndetse n'inkorora.
Uburyo bwa kabiri ni icyayi cya tungurusumu. Ahangaha uteka amazi hanyuma ugashyiramo tungurusumu waseye neza, ukabireka bikabira byibuze iminota mike, nyuma ukayungurura. Ushobora kongeramo ubuki cyangwa se indimu kugira ngo uburyohe burusheho kuba bwiza. Iki cyayi gifasha koroshya umuhogo, kikagabanya uburibwe ndetse no gufasha umuntu guhumeka neza igihe afite ibicurane. Uburyo bwa gatatu ni uguhumeka umwuka wa tungurusumu. Hari abantu bakoresha tungurusumu mu gufasha gufungura amazuru igihe bafunganye kubera ibicurane. Hano ufata tungurusumu ukayishyira mu mazi ashyushye cyane, hanyuma wegamira hafi y'ayo mazi witonze, ukajya uhumeka wa mwuka uri kuva muri ya mazi washyizemo tungurusumu ryawe. Bishobora gufasha gufungura amazuru no koroshya guhumeka, ariko umuntu agomba kwitonda kugira ngo ya mazi ashyushye ataza kumutwika. Uburyo bwa kane ni ukurya tungurusumu mu biryo, ari nabwo buryo abantu benshi bazi. Hari abantu bayongera mu isupu, inyama cyangwa se imboga igihe bafite ibicurane. Ibi bifasha umubiri kubona intungamubiri zayo buhoro buhoro kandi bikagira uruhare mu kongera ubudahangarwa. Ku bantu bagira ikibazo cy'impumuro mbi ya tungurusumu, hari uburyo bwiza bwizewe bwo kuyikoresha igihe washyize mu biryo. Uteka ibiryo byamara gushya, muri cya gihe biba bigishyushye ugafata uduheke byibuze 4 twa tungurusumu ukadushyira muri bya biryo, ubundi ugapfundikira ugategereza ko wa mweru wa tungurusumu ubura, uburyo iyo urebye ka gaheke ubona kameze nk'akabitsa amazi. Icyo gihe ufata tungurusumu yawe ukayirya neza, nta n'ingorane nta n'ikibazo ufite cy'uko waza kugira impumuro mbi mu kanwa. Icyitonderwa, ntibikwiye kurya tungurusumu nyinshi cyane kuko ishobora kugutera kubabara mu gifu. Abana bato cyane nabo ntibagomba gufata tungurusumu nyinshi, turi buze kurebera hasi ikigero abana bagomba gufata. Ikindi, nimba urya tungurusumu ugafurutwa cyangwa se ukishima cyane, ni byiza yuko ujya kwa muganga kugira ngo hasuzumwe kuko niba ufite allergie, bityo ukayireka ntuyikoreshe. Ikindi, ku bagore bari mu mihango cyangwa se abakobwa, kirazira kuyikoresha uri mu mihango kuko ishobora gutuma uva cyane. Ikindi, no ku bantu bafite igisebe gishobora kuba kiri mu byago byo kuba cyava igihe icyo ari cyo cyose, ni byiza kudakoresha tungurusumu kugeza igihe cya gisebe gikize, cyangwa se ukayikoresha ari uko bibaye ngombwa. Hari ubundi buryo ushobora gukoresha tungurusumu urimo wivura ububabare, nk'ahantu wagize imfunira cyangwa se ahantu habyimbye ari kukubabaza. Icyo ukora, ufata tungurusumu uduheke byibuze 3 ukadusya neza mu buryo bw'isuku, ugafata agatambaro gasa neza, noneho ukakazirika hantu hari kubabara, ukabikora byibuze mu gihe kingana n'iminota 10, bwa buribwe buragabanuka. Hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko tungurusumu igira akamaro kanini mu kugabanya inflammation cyangwa se kubyimbirwa, bigatuma ububabare bugenda bugabanuka. Ariko si byiza gushyira tungurusumu itaziguye ku ruhu igihe kirekire, cyane cyane ku bana cyangwa abantu bafite uruhu rworoshye. Ishobora gutera gushya k'uruhu, uburibwe, gutukura, kubyimba ndetse n'ibisebe. Niyo mpamvu iyo umuntu ashaka kuyikoresha kuri urwo rwego, akenshi bayivanga n'amavuta nka olive oil cyangwa se coconut oil kugira ngo igabanye ubukana, cyangwa se bagakoresha agatambaro hagati yayo n'uruhu. Hari kandi abantu bayikoresha ku birenge cyangwa ku gatuza igihe bafite ibicurane, ariko nta bushakashatsi buhamya neza ko kwizirika hanze ku mubiri nibyo bikiza ibicurane. Ikizwi cyane kandi gifite ibimenyetso byinshi ni ukuyirya cyangwa se kuyikoresha ku mafunguro ndetse no mu binyobwa bitandukanye, cyane cyane nk'iyo ushaka gukora nk'umutobe wa ji runaka ugashyiramo tungurusumu, nabyo biyongera uburyohe kandi bikongera n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi cyiza cy'ibanze ku bantu bakunze kwifata ku byo kurya, cyane cyane nk'abafata uduheke buriya buryo nababwiye, ukayishyira mu byo kurya igatakaza uriya mweru wayo. Ni byiza cyane ku bantu bashaka kugabanya ibiro, bafite cholesterol nyinshi, ubifatanya na siporo ndetse no kwita ku byo kurya. Ikindi, ni byiza cyane kuko bigabanya stress n'umunaniro. Ikindi, bigabanya n'ingano ya bagiteri iri mu mubiri, bityo bikagufasha kwirinda indwara ndetse n'ibindi byuririzi. Ikindi, bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, ariko bikaba ingenzi cyane kuko ubifata byibuze 3 mu cyumweru. Buri munsi ufata uduheke 3, hagacamo undi munsi, gutyo ukabifata 3 mu cyumweru.
Tungurusumu ni nziza ku buzima ariko igomba gukoreshwa mu rugero kuko kuyirya cyane bishobora guteza ibibazo by'igifu cyangwa izindi ngaruka. Ikigero gishobora gutandukana bitewe n'imyaka y'umuntu, ubuzima bwe ndetse n'uburyo ayikoresha. Ku bantu bakuru bakoresha byibuze agaheke kamwe kugeza kuri 2 twa tungurusumu ku munsi niba ari mbisi, cyangwa se uduheke 2 kugeza kuri 4 niba ari mu mafunguro yatetswe. Iki kigero kiba gihagije kugira ngo umuntu abone inyungu yazo nta ngaruka biteje. Iyo ibi birenze ugakoresha nyinshi ku munsi bishobora gutera kuribwa mu nda, cyane cyane mu gifu, guhumura nabi mu kanwa, iseseme, diare, kubyimba cyangwa se gushya mu gifu. Abantu bafite ikibazo cy'igifu, abafata imiti yoroshye amaraso cyangwa abafite umuvuduko muke w'amaraso bagomba kuyikoresha bitonze kandi bakabaza muganga mbere yo kuyirya igihe bazi ko bagiye kujya bayikoresha mu buryo buhoraho, kuko si nziza ku bantu bafite igifu, cyane cyane cya gifu gifitemo udusebe. Ku bana tungurusumu ikoreshwa mu rugero ruto cyane kuko imibiri yabo iba itarakomera nk'iy'abantu bakuru. Abantu bato cyane ntibakwiye guhabwa tungurusumu nyinshi mbisi. Ku bana bafite imyaka iri hejuru gato bashobora guhabwa uduce duto cyane twavanze mu biryo cyangwa se mu isupu, akenshi nk'agace gato kamwe cyangwa se munsi yako ku munsi bitewe n'imyaka y'umwana. Ni byiza kuyivanga mu biryo aho kuyiha umwana ari mbisi kuko ishobora kubabaza igifu cyangwa se ikanamubabaza mu muhogo. Ikintu cy'ingenzi si ukurya tungurusumu nyinshi, ahubwo ni ukuyikoresha neza kandi mu rugero. Iyo ikoreshejwe neza ishobora gufasha umubiri, ariko iyo irengeje urugero ishobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Mu gusoza, abantu bakwiye kumva ko ubuzima bwiza ari umutuzo ukomeye uruta ibindi byinshi. Gukora siporo, gushaka amafaranga no guteza imbere imibereho ni ibintu byiza, ariko byose bigira umumaro gusa igihe umuntu afite ubuzima bwiza. Kwita ku mirire ni intambwe ikomeye yo kwirinda indwara ndetse no kugira ubuzima burambye. Tungurusumu nubwo isa nk'ikirungo gisanzwe, ariko ifite uruhare runini mu kubungabunga ubuzima bw'umuntu. Iyo ikoreshejwe neza kandi hamwe n'imirire myiza ishobora gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza no kubaho neza buri munsi. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye uyu munsi muri iki kiganiro, mbararikira no gukurikira ibindi biganiro bikurikira kuko turakomeza kubagezaho ibiganiro byiza umunsi ku munsi. Niba utarakora subscribe, gikore ndetse usangize n'abandi iki kiganiro kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bwiza muri rusange, twirinda indwara, duharanira ubuzima bwiza. Mureke kurya bitubere impamvu ya mbere idukingira tugire ubuzima bwiza. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mube amahoro.